Muraba agaciro mwese mwahisemo kutwumva. Uyu munsi Menya n'uyu ni umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika azwi cyane mu bitabo bye byihariye bivuga ku mbaraga, ubuhanga mu miyoborere, amayeri n'ubwenge bwo mu buzima bwa buri munsi. Yamenyekanye cyane ku isi yose kubera imvugo zihariye zigaragaramo ubuhanga buhanitse, ubusesenguzi bw'amateka, politiki n'imibanire y'abantu. Byose turi bugarukeho bishingiye ku bwanditsi bwe, dore ko ari wo mwuga we. Ibyo tugiye kumva si ihame, si ibitekerezo rusange, ariko si n'ibihimbano. Ni ukureba ibintu mu yindi ndorerwamo, tekereza, wumve hanyuma wifatira umwanzuro. Iyi si inkuru y'abemera cyangwa abahakana, ahubwo niyo abashaka gusobanukirwa. Nanjye wumva sindi hano ngo nguhamirize cyangwa ngo menyuze ibyo wemera. Ndagusaba gusa kumva no gutekereza, ese koko ibintu byose urabizi cyangwa hari ibindi ukwiriye kumenya. Uyu ni Robert Greene. Njye ndi Hussein. Ikaze. Robert Greene yavutse ari 14 Gicurasi 1959. Yavukiye mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri University of California i Berkeley na University of Wisconsin i Madison. Yize ibijyanye n'indimi n'amateka. Yagize ubwana budasanzwe kuko atigeze yiga neza mu mashuri asanzwe, ndetse ahanini yabonaga uburezi nk'ikintu kitoroshye. Muri icyo gihe yumvaga adahuje n'abanyeshuri bagenzi be, yewe ntiyabonaga neza imyigire y'amasomo asanzwe. Ubwo yavuze ko mu bwana bwe atashyirwa mu itsinda ry'abana bize neza. Mu mabyiruka ye ubuzima ntibwari bworoshye, yagize ibihe bikomeye by'ubushomeri, yahuye n'imbogamizi z'ubuzima. Ibi byose ngo ni nabyo byatumye atangira kwiga ubundi buryo bwo gusobanukirwa abantu n'imbaraga zishobora kubaho mu mibanire. Nyuma yaje gukora mu ngeri zitandukanye nka marketing, filmmaking, ndetse no gukora nk'umujyanama mu bucuruzi. Umuryango we wa hafi, ndavuga ababyeyi, abavandimwe be, ku buryo buzwi nta makuru menshi afatika abugarukaho. Robert Greene yagaragaje kenshi ko yagiye yiga byinshi ku mibanire y'abantu, ku mbaraga mu mibanire ndetse n'imikorere y'abantu mu miryango. Ibyo nibyo byamufashije mu nyandiko ze. Uko iminsi yagiye izindi gataha, niko yagiye akura mu bumenyi. Yaje gutangira kwandika no gutangaza ibitabo byibanda ku mbaraga, amayeri y'intambara z'ubuzima n'uburyo bwo kugera ku ntsinzi mu buryo butandukanye. Imyandikire yagiye yigira ku mateka y'intambara, imibanire y'abantu, filozofi y'ubutegetsi n'ubumenyi bwo gucunga imbaraga. Yakuye inspiration ku banditsi b'abahanga nka Sun Tzu. Uyu ni umwanditsi wa The Art of War. Abandi banditsi ni nka Machiavelli, Carl von Clausewitz ndetse n'abandi benshi. Robert Greene yabaye umuntu w'umunyabwenge yifashisha uburambe bw'ubuzima bwe bwite hamwe n'ubumenyi yakuye ku mateka, nubwo akomora ku bahanga mu bitekerezo by'ubutegetsi n'intambara, kugira ngo atange inyandiko zifite imbaraga kandi zifasha abantu kumenya amayeri y'ubuzima. Washimangira ko kuba umunyamwuga w'intambara y'ubuzima bisaba ubushakashatsi buhagije kandi buhoraho. Ntibigomba gusa kuba ufite impano. Yerekana ko gukurikirana ibitekerezo by'abantu b'ingenzi no kwiga ku mateka yagiye ahindura isi ari iby'ingenzi cyane. Ntakunda kwibanda ku buzima bwe bwite cyangwa bw'undi muntu ku giti cye, ahubwo yibanda ku bitekerezo, inyigisho n'ubushakashatsi ku buryo umuntu ashobora kugira imbaraga no gutsinda mu mibereho ye. Robert Greene mu biganiro no mu nyandiko ze agaruka ku bintu bimwe by'ingorabahizi yahuye nabyo mu buzima bwe, cyane cyane mu gihe cy'ubwana bwe, harimo imyigire twigeze gukomozaho no mu rugendo rwe kuba umwanditsi ukomeye. Muri make yahuye n'ibibazo nk'iby'umuntu wese ushaka kugera ku ntego mu buzima ashobora guhura nabyo, nko kutoroherwa n'uburezi busanzwe, kubura umurongo ufatika w'akazi, guhangana n'imbogamizi mu mwuga umuntu arimo no kwigirira icyizere gike. Ariko yerekana ko bishoboka gutsinda izo mbogamizi, ndetse ko gukomeza kwiga no gukora aribyo byamugize umunyamwuga w'icyitegererezo ugarukwaho n'isubu n'ahazaza. Robert Greene yamenyekanye cyane kubera ibitabo bitandukanye birimo The 48 Laws of Power, amategeko 48 y'intambara cyo mu 1998. Iki gitabo cyaramamaye cyane mu bayobozi, abanyapolitiki, abakinnyi ba filime n'abandi. Iki ni igitabo kirimo amategeko y'uburyo umuntu yakwigarurira imbaraga, uko yazikoresha neza n'uko yakirinda abafite ubushobozi bwo kumugirira nabi. Ikindi gitabo ni icyo yise The Art of Seduction, ubugeni bushukana, cyo muri 2001. Iki gitabo kigaragaza amayeri akoreshwa mu gushukana no kugira imbaraga ku bandi. Ni igitabo gishingiye ku mateka n'ibikorwa by'abantu bazwi babayeho nka Cleopatra, Casanova n'abandi. Iki ni cyitwa The 33 Strategies of War, amayeri 33 y'intambara, cyo muri 2006. Iki gitabo kigaragaza uburyo bwo guhangana n'ibibazo bikomeye, byaba
byaba ibyo mu kazi cyangwa mu buzima rusange. Iki gitabo kandi gishingiye ku mayeri akoreshwa mu ntambara za gisirikare no mu buzima busanzwe. Ikindi gitabo yakise The 50th Law, yacyandikanye n'umuraperi 50 Cent. Iki ni icyo muri 2009. Iki gitabo gitanga inama ku buryo bwo gutsinda ubwoba, guhangana n'ubuzima ndetse no kwihangira imirimo. Ikindi gitabo cyitwa Master, ubuhanga bw'ukuri. Iki ni cyo muri 2012. Iki gitabo gisobanura uko umuntu ashobora kugera ku rwego rwo kuba impuguke master mu kintu runaka. Gishingiye ku rugendo rw'abantu nka Leonardo da Vinci, Darwin ndetse n'abandi. Iki ni cyo yise The Laws of Human Nature, amategeko y'imiterere ya muntu. Ni cyo muri 2018. Iki gitabo cyerekana uburyo bwo gusobanukirwa imitekerereze, amarangamutima n'imyitwarire y'abantu mu buryo bwimbitse. Umwihariko we mu myandikire akoresha amateka, ubumenyi bw'imitekerereze, ibitekerezo by'abahanga n'inyigisho za filozofi mu gusobanura iby'imbaraga n'imibanire y'abantu. Ibitabo bye bikunda gukoreshwa n'abantu bashaka kuba abayobozi, abahanzi, abacuruzi cyangwa bashaka kwisobanukirwa no gutsinda abandi mu mibanire. Abahanzi barimo Jay-Z, 50 Cent, Kanye West n'abandi banyacyubahiro bagiye bavuga ko ibitabo bye byabahinduye mu mitekerereze n'imiyoborere y'ubuzima. Urugero rw'ibyo yakunze kuvuga, yagize ati: iyo wiyeretse isuka yerekana impano zawe n'ibyo ushoboye, utuma abandi bagira ishyari n'umujinya. Ntugomba kubaho ubuzima bwawe wibaza ku byiyumvo by'abantu badashimishwa n'ibyo ushoboye. Ntawe uneza rubanda. Hari abavuga ko ibitabo bye bishishikariza abantu kugira uburiganya, ubushukanyi n'amayeri yo guhangana no kubeshya. Ibitabo bye mu buryo butari bwo bikoreshwa nabi n'abantu bashaka guca abandi intege ndetse no kubambura uburenganzira. Ariko ku rundi ruhande hari benshi bavuga ko ibyo yandika bigaragaza ukuri ku mibanire y'abantu n'uburyo imbaraga za muntu zifashishwa neza cyangwa nabi. Gato nyemerera turebe kuri bimwe mu bitabo yanditse. Duhere ku gitabo yise The 48 Laws of Power, amategeko 48 y'imbaraga. Iki gitabo cyanditswe na Robert Greene mu mwaka wa 1998. Kikaba ari kimwe mu bitabo byamamaye cyane ku isi ku bijyanye n'ubuyobozi, imbaraga n'imibanire y'abantu. Iki gitabo uzagishaka ugisome, kirimo amategeko 48 yerekana uburyo bwo kubana, gukoresha no kurinda imbaraga mu mibanire n'abandi bantu, haba mu kazi, muri politiki, mu bucuruzi no mu buzima bwa buri munsi. Igitabo The 48 Laws of Power kigizwe n'amategeko 48. Buri rimwe muri ayo mategeko riherekejwe n'ingero z'amateka z'abantu bazwi nk'abami, abategetsi, abasirikare, abanyabwenge n'abashushanyijwe mu mateka. Yerekana uko abo bose bakoresheje ayo mategeko kugira ngo bagire imbaraga cyangwa se bayahinyura bakabihanirwa. Greene avuga ko guhakana ko ushaka imbaraga cyangwa kuzanga iba atari ubutagatifu, ahubwo ari ubuswa, kuko imbaraga zigira uruhare mu mibereho ya muntu. Amahame n'amategeko 48 y'imbaraga n'urutonde rurerure yanditse mu gitabo cye. Amwe muri ayo naya: ntukiringire inshuti zawe, ujye ushaka nuko wakoresha abanzi bawe. Hisha imigambi yawe, vuga make uko bishoboka. Izina ni ingenzi, ririnde nk'ubuzima bwawe. Tsindira mu bikorwa, si mu magambo. Irinda abafite umwaku n'agahinda kuko barabyanduza. Shyiraho uburyo abantu bazagukenera iteka, ukoresha ukuri gake nk'umutego. Abantu bagire nk'inshuti ariko wiyoberanye nk'umutasi. Umwanzi si uwo guha icyuho, ahubwo ujye umutsinda burundu. Kutaboneka ahantu hose rimwe na rimwe bituma wubaho. Menya uwo muri kumwe, ntugahohotere uwo utazi neza. Igire nk'udafite icyazi kugira ngo utsinde wa wundi utekereza ko akurusha ubwenge. Gucisha make rimwe na rimwe nibwo buryo bwiza bwo gutsinda. Urajya uhorana ibiganza byera, ntukagaragare mu mafuti. Ayo mafuti ujye uyakoresha abandi. Menya intege nke za buri muntu, ujye witwara nk'umwami kabone ni waba utari kuri urwo rwego. Tekereza mu buryo bwawe ariko wiyoberanye. Tegura intambara kugira ngo utsinde. Irinda impano zidafite aho zishingiye. Gira uruhare mu bitekerezo n'amarangamutima y'abandi. Ntukerekane kuri kampara, bizakurinda ishyari. Robert Greene avuga ko aya mategeko atari amabwiriza yo kuba ibi nabi cyangwa uburiganya, ahubwo ni ukwerekana ukuri kubaho mu mibanire y'abantu, haba mu kazi, mu rukundo, mu kuyobora cyangwa mu gutwara ubuzima. Iki gitabo ni uruvange rw'ubuhanga bw'amateka, imibanire n'ubushishozi. Gifasha umuntu kumenya uko abantu bakoresha imbaraga n'amayeri, uko wakirinda gukandamizwa nuko wagira ingufu zo kugera ku byo wifuza. Ikindi gitabo nicyo yise The Art of Seduction cyo muri 2001, ati ubugeni bwo gushukana. Iki gitabo kirimo amayeri, ubwenge n'imikorere ikoreshwa mu gushukana, haba mu rukundo,
mu bucuruzi, muri politiki cyangwa mu mibanire. Gisesengura ubukungu bw'amarangamutima n'uburyo ushobora kwigarura imbaraga z'umuntu ubanje kwigarura umutima we. Iby'ingenzi bikirimo harimo ubwoko 9 bw'abantu bashukana nka sirens, rexy, idol rovers, coquettes n'abandi. Abantu ba mbere bashukana ngo ni abagore barashotorana, bakoresha igikundiro, ubwiza bw'umubiri, ijwi no kuba bahambaye ngo bashimisha abagabo. Umugabo winjiye mu rukundo arobanura amagambo y'urukundo, ashishikazwa n'umugore wese. Umukunzi w'inzozi ashimisha amarangamutima n'inzozi z'abandi, agaragara nk'igisubizo cy'ibyo bakumbuye. Mu bashukanyi hari umushukanyi wirinda, uyu ashukana mu buryo bwihishe ntahita aboneka, ibi bigatuma agira agaciro kadasanzwe. Undi mushukanyi ni uhora yuzuye ubwuzu, uyu ashimisha buri wese, avuga neza, abatuje, yita ku bandi, ntarangwa n'amakimbirane. Umushukanyi wundi abaho nk'ufite igikundiro cyihariye, aba afite icyerekezo, aba yihagazeho, abatinyuka, ibi bigatuma abantu bamukurikira. Abandi bashukanyi ni ibyamamare, aba bakoresha isura, imyambarire, ubuzima bwo hejuru no gutungurana buri gihe. Iki gitabo kandi kirimo amayeri 24 y'ibishuko, nko gukina umuntu, kutita ku muntu, kugenda buhoro, kubaka icyizere no guhindura amarangamutima. Harimo kandi ingero z'amateka nka Cleopatra, Casanova, Napoleon n'abandi bamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwo gushukana. Muri ayo mayeri atihitamo umuntu ushobora kureshya kandi uwo muntu nawe yifuza urukundo cyangwa umwanya. Tangira witonze, wigira inshuti ye, nta gitangaza, ugenda umwinjira buhoro buhoro. Vanga ibimenyetso, wumvikane rimwe ubundi ntiwumvikane, umuvangisha urujijo. Tegura uko azagukunda atabizi, ntukamuhatire ikintu. Tuma umuntu yifuza icyo utamuhaye ako kanya, umuhe icyifuzo cy'icyo atabona. Mworohereze ariko nanone ugire igihe umugabaho igitero gishotorana. Koresha inzozi n'irari mu gutandukanya ikiboneka n'icyifuzwa. Ntukihutire gutanga icyo ashaka, reka ategereze gake. Amagambo afite imbaraga, vuga ibyo yifuza kumva bimushishikaje. Uko witwara, imyambarire, indirimbo uvuga, byose bifite agaciro. Kora ibintu bituma bigitangaza ku buryo umuntu atakwibagirwa. Hindura imyitwarire, ugire umuco ugoye guhamya. Ntugomba guhinduka ingaruzwa muheto, ni wowe ugomba kuyobora amarangamutima. Mushyire mu rujijo, rimwe umushimishe ubundi umutera agahinda. Shaka uburyo bagwa mu mutego nta gahato, ubareke bahaze ibyifuzo byawe. Tuma bumva ko basubiye mu buto, ubasubize mu gihe cyoroshye. Shaka ibintu bisenya imipaka y'imyemerere cyangwa imyitwarire yabo. Vugisha ikinyabupfura, icyerekezo cyangwa ishyaka, ubundi wigarura umutima we. Tangira kwigira igitangaza, gusa ukuri n'ikinyoma ubivange. Tuma bumva barekeye gukoresha ubwenge ahubwo bakurikira amarangamutima. Imyambarire, ibitotsi, ijwi, imyitwarire yawe byose bigomba kuba ibishotorana. Igire nk'utaboneka, usiga umwanya wo kugushaka. Menya uko usoza ibishuko byawe, ntukagire usenyera ubuzima, ntihakagire usigira igikomere gikomeye. Asoza aya mayeri yo gushukana yavuze ko gushukana atari uburiganya gusa cyangwa imibonano mpuzabitsina, ahubwo ni uburyo gucengera amarangamutima y'abantu, ukayobora imitekerereze yabo buhoro buhoro, ukagera ku byo ushaka. Iki gitabo si icy'urukundo gusa, ahubwo ni igitabo cy'imibanire n'ubushishozi bwo kuyobora abandi mu buryo bucecetse. Kikwereka uko wamenya uko ushukana n'abantu mu buryo butabangamiye, uko witwara nk'utazi ibyo ukora nyamara ugenzura byose, n'uko abantu bose bashukika bitari iby'abagabo n'abagore gusa. Inyigisho nyamukuru y'iki gitabo ni ukwiga gushukana, ariko si ugushuka abantu mu rukundo gusa, ahubwo ni no kumenya uko watsinda mu mibanire ukoresheje ubwenge, ukamenya kwiyoberanya, ukamenya no gucengera amarangamutima y'abandi. Ikindi gitabo yakise The 33 Strategies of War cyo muri 2006, amayeri 33 y'intambara. Iki gitabo gifata intambara nk'isomo rikomeye rishobora gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ku kazi, mu bucuruzi no mu mikoranire. Kigaragaza uburyo abantu bashoboye kwihagararaho no gutsinda batarabo ku rugamba gusa rwa gisirikare. Iby'ingenzi bigikubiyemo dusangamo ibyiciro 5 by'amayeri: amayeri y'umutima, amayeri yitangira, amayeri y'ingufu, amayeri yo gutekereza n'amayeri yo gutsinda abanzi. Ikindi kandi gikubiyemo gisobanura uburyo bwo guhangana n'umwanzi cyangwa umuntu uhanganye nawe nko mu kazi. Ubu buryo ukabukoresha utarinze gukoresha ingufu z'umubiri. Muri iki gitabo kandi ubasha kugisoma harimo ingero z'amateka y'intambara nka Sun Tzu, Napoleon, Mao Zedong n'abandi.
agira ati icya mbere ni ugutsinda umwanzi uri muri wowe. Uwo mwanzi ni ubwoba, ubuswa, gutinya guhangana, gushidikanya, gutinda gufata icyemezo n'intege nke zo mu mutima. Menya uwo uri we n'icyo uhagarariye, menya aho uhagaze, wumve ko guhangana atari bibi ahubwo ari igice cy'ubuzima. Shyira umutima ku rugamba, igihe wumva nta yindi nzira ihari nibwo ushyiramo imbaraga zidasanzwe. Ntugatume hari inzira igusubiza inyuma igukura ku ntego yawe. Aha ati Napoleon yahoraga yishyiramo ko asumirijwe kugira ngo atinyuke gutera imbere. Ati Alexander the Great yateye Irani asenya ubwato bwe nyuma yo kwambuka kugira ngo abasirikare be bamenye ko nta kugaruka, igikurikiyeho n'insinzi cyangwa urupfu. Kwitegura intambara neza ni ugushyira ibintu ku murongo, gukora igenamigambi no kubaka uburyo bwo kuyobora abandi mu rugamba. Ugomba kugira gahunda n'ikinyabupfura. Intsinzi ishingira kuyobora neza abandi no kumenya ibyo buri wese akwiye gukora. Hindura imikorere bitewe n'aho uherereye, shyira imbere ibitekerezo byawe ariko uhindura uburyo ubishyira mu bikorwa. Ingero atanga ati Mao Zedong yakoze guerrilla war ashingiye ku gutera yitwaje abaturage, agendera ku mihindagurikire y'imbaraga n'imyumvire y'umwanzi. Shaka Zulu yahinduye imikorere ya gisirikare ya Afurika y'Epfo, ashyiraho gahunda itajegajega y'ubwoko bwa gisirikare. Intego nyamukuru mu mayeri agaragaza harimo kwirinda, kurinda abawe, kwihagararaho igihe urimo gutera cyangwa abandi baguteye, kumenya imbaraga zose z'iterabwoba cyangwa ubugome. Muri aya mayeri kandi atanga amasomo agira ati menya igihe cyo kudasubiza, ati kutitabira intambara ubwabyo ni intsinzi kuko si byose bigomba gusubizwa. Ati koresha igitutu gicuca ahandi, ihishe, winjire gahoro, ukoresha imbaraga zawe nk'ikiraro cyo gusenya bucece. Mu ngero atanga ati uwitwa Sun Tzu yaravuze ati best victory is when you win without fighting. Ati intsinzi ikomeye iri ku rwego ruhanitse ni igihe utsinze hatabayeho imirwano. Naho uwitwa Franklin D. Roosevelt yakundaga gukoresha uburyo bwo kwituriza akarangaza abanzi be mu mbwirwaruhame n'ubwitonzi. Buri mayeri y'uyu mugabo agenda akubuza icyo gukora kubera impamvu ariko akanagushikariza kugikora kubera impamvu. Aha yagize ati terambere, ugabe igitero mbere y'uko bagutera. Vuduka utuma umwanzi ati icyizere. Gaba igitero ku mutima w'umwanzi aho afite intege nke. Shaka igice cy'ingenzi cy'umwanzi, urugero umutwe w'ingabo, umutungo, izina, maze uhagaba igitero. Ingero kuri ibi ati Napoleon Bonaparte yakundaga gutungura abarwanyi imbere y'uko bitegura, akabatera mu birindiro byabo aho batari bitegura akabaga gitumo. Uwitwa Genghis Khan yakoreshaga uburyo bwo gutera atunguranye no gutanga amakuru y'ibinyoma kugira ngo ahungabanye umwanzi. Ati shyiraho ibitero bikurikirana biteza akaduruvayo. Gaba igitero kimwe cyihishemo byinshi bikurikirana. Shyira umwanzi mu kinyoma cyangwa mu mutego. Iyoberanye, wigira inzirakarengane cyangwa umufatanyabikorwa kandi uri kwica bucece. Ingero avuga kuri iyi ngingo avuga ko Niccolo Machiavelli yavuze ko abanyapolitiki beza bitwara nk'intare ariko bagatekereza nk'ibikoko, bagira ubugome butagaragara bwica. Ati CIA na KGB mu ntambara y'ubutita Cold War bakoreshaga intwaro z'amayeri, gutanga amakuru atariyo, kwiyoberanya no kwica. Aya mahame ntuyumve mu rwego rwa gisirikare gusa kuko yanavuze ko akoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ibi byabivuga ate? Robert Greene avuga ko umuntu agira umwanzi aba adashobora kwimenya cyangwa gukura. Kugira umwanzi ntibivuze inzangano gusa, ahubwo ni ukumva wowe ubwawe ko hari uhanganye nawe wihishe. Ashobora kuba ari intege nke, gutinya guhinduka, abagusubiza inyuma cyangwa umuntu uguca intege. Iyo ufashe icyemezo cyo kumenya uwo urwana nawe uba uri gufata icyerekezo. Aha yavuze ku witwa Muhammad Ali na Stone Liston ati ari we ubwe yashyizeho umwanzi wa politiki n'amarangamutima, yiyumvisha Liston nk'umuhemu, umutegetsi udakwiye. Ibi byatumye akanguka akora imyitozo irenze iyo yari asanzwe akora. Ibi byamuhaye gutsinda. Undi ni Martin Luther King Jr. Uyu yahaye isura cy'umwanzi maze bereka kuba umuzungu n'umwirabura ahubwo bibakarengane, ivangura, maze bituma abantu benshi bibona mu rugamba rwe. Fata icyemezo ku cyo urwana nacyo mu buzima, waba urwanya ruswa, warwanya ubujiji, warwanya inzangano, warwanya umuco mubi n'ibindi. Ibi byose bituma imikorere yawe n'ibikorwa byawe byose bifata umurongo. Ikindi, ugomba kumenya umuntu cyangwa ibintu biri gutuma udatera imbere, nko kugira umuyobozi uguca intege,
umukozi mukorana uhora kubangamira cyangwa umuco wo gukererwa. Ibyo numara kubimenya, kora nk'uri kurwanya izo mbaraga, shyiraho gahunda, ukore cyane kugira ngo utangire guhindura uko abandi bakubona. Nko mu itangazamakuru ushobora kwiyerekana nk'uwahagurukiye kurwanya amakuru y'ibinyoma maze ukaba umuyobozi w'ukuri. Ibyo bikurura abantu bafite inyota y'impinduka maze bikaguha igikundiro. Robert Greene yigisha inzangano, ahubwo yigisha ubwenge bwo guhitamo ikikugirira akamaro mu kukugira umuntu nyamuntu. Umwanzi si umuntu wese uhanganye nawe mu buryo buzwi cyangwa bugaragara, ahubwo bishobora no kuba icyo wihitiyemo kurwanya. Ugomba guhindura uko utekereza kugira ngo utsinde abantu bifuza kuguhindura uko bifuza. Ntuzakomeze gutekereza nk'uko wabitojwe cyangwa nk'uko abandi babitekereza. Ntugafatire ibintu byose ku byabayeho mbere yawe. Menya ko ibintu byahindutse, utangire gutekereza vuba. Ntugakurikire inzira z'abakomeye gusa, hanga udushya. Shyira ubuzima bwawe mu mwanya w'aho utsinda cyangwa ugapfa. Ntukareke uburakari, ubwoba cyangwa ibibazo ngo bikuyobore. Kugira umutuzo no kubasha gutekereza neza mu bihe bibi bigoye bigaragaza imbaraga nyinshi zawe. Haranira kugenzura ibitekerezo n'amarangamutima yawe n'abo muyoborana. Ntugakore ku mpamvu z'imitagiye gusa. Abanzi bafite ubumwe baba bakomeye. Kubatsinda binyuzwa mu kubacamo ibice, gucengera hagati yabo. Ibi bihindura abantu bafite ihuriro rikomeye. Ubacamo ibice ashaka ibyo batumvikanaho, agashyiraho ibitekerezo bibatandukanye, ariko ubateranya yirinda kugaragara nk'uwabigizemo uruhare. Si byiza gutera igihe utiteguye, hari igihe cyo kwituriza no kwitegereza. Ntukihutire gusubiza vuba. Kudasubiza buri muntu icyo akubwiye nibwo bwenge, naho iyo usubije buri muntu uba uri mu rugamba udafite ubushobozi bwo gutsinda. Hari abantu batagomba gusubizwa cyangwa ibikorwa bidakwiye kwitabwaho, kandi ujye ukomeza gukora neza nubwo abandi basa nk'abatangiye kukugora cyangwa kuguca intege. Gukubita vuba mu gihe umwanzi atiteguye bikuraho amahirwe ye yose. Mu buzima busanzwe, mu kazi, tangira umushinga mbere y'abandi. Fata amahirwe ataraboneka ku bandi. Mu rukundo, tangaza amarangamutima yawe mbere y'uko abandi babikora. Byose ubikore mu buryo bwiyubashye. Ariko nanone ati, hari ubwo kuruca ukarumira biba ari byiza, abantu bakagira ngo nta bushobozi ufite, hanyuma ukazagaragaza ukuri nyuma bikazabatungura. Ntugatakaze igihe cyawe uhanganye n'utuntu duto. Teraho umwanzi aherereye, aho imbaraga ze zishingiye. Niba uri mu rugamba rwo guhindura ibintu, jya ku kibazo nyamukuru, kandi ikibazo si ibigaragara gusa. Niba ari n'ubuyobozi bubangamye, ujye aho bufatira ibyemezo. Hari igihe ugira impinduka ugendeye kuba utaramenyekanye nk'umwanzi, ugakoresha ikimenyetso cy'amahoro, hanyuma ugatsinda bucece. Icyo gihe ntugomba kugaragaza aho uherereye. Wikorera ibintu bucece, ariko bikaba byahindura byinshi. Ati, ni nko guceceka mu nama ukandika raporo ikomeye nyuma. The 33 Strategies of War si igitabo cy'intambara za gisirikare gusa, ahubwo ni isomo ry'uko umuntu yakwigarurira imbaraga, ubushishozi n'ubuhanga bwo kuyobora ubuzima bwe, haba mu kazi, leadership, negotiation, team management, mu rukundo, emotional strategy, positioning, mu bucuruzi, market domination na innovation, no mu buzima bwa buri munsi. Muri iki gitabo ati, ubuzima ni urugamba, kandi gutsindira urugamba bisaba gutekereza nk'umugabo w'intambara. Ibindi ngushikarije kuzasoma iki gitabo yise The 33 Strategies of War. Ikindi gitabo nicyo yise The 50th Law cyo muri 2009, yacyandikanye na 50 Cent. Iki gitabo kirimo inyigisho zavuye ku buzima bw'umuraperi 50 Cent, byahujwe n'ubuhanga bwa Robert Greene ku bijyanye n'imbaraga zo gutsinda ubwoba. Ni igitabo kivuga ku butwari, kwigira ku makosa no guharanira kwigenga. Iki gitabo gikubiyemo byinshi. Itegeko rya mbere, fear nothing, ntihakagire icyo utinya na kimwe. Harimo kandi urugero ruva ku rugendo rwa 50 Cent wavuye mu buzererezi agahinduka icyamamare. Ikindi kirimo ni ibyiciro by'ubuzima bugaragaramo ubwoba: ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwo gutakaza, ubwoba bwo kunengwa, ubwoba bwo guhinduka n'ibindi. Ariko gisoza kigaragaza uko gutsinda ubwoba biguha ubwigenge bwo gukora ibyo ushaka no kugera ku rwego rwo hejuru. Robert Greene muri iki gitabo ati, umuntu utari umuja w'ubwoba ashobora gukora ibintu by'ubutwari agatsinda aho abandi bananirwa. Ikindi gitabo nicyo yise Master cya 2012, ubuhanga nyabwo, gusobanukirwa n'ubuzima. Iki gitabo cyerekana uko umuntu yagera ku rwego rwo kuba impuguke mu kintu runaka nk'ubuhanzi, ubuvuzi, ikoranabuhanga n'ibindi. Kigaragaza kandi urugendo umuntu anyuramo guhera kuba umunyeshuri no kugera ku bushobozi bwuzuye. Iki gitabo kigaragaza ko habanza kwiga, gukora, ubuhanga nyabwo bukaza. Ikindi kirimo ni uburyo bwo kwiga bivuye ku gukunda, kwihangana, kwitanga no kuba igitambo cy'intego y'icyo ushaka kugeraho. Agaragaza kandi ingero z'abantu b'ibyamamare nka Leonardo da Vinci, Mozart, Darwin, Temple Grandin,
n'abandi. Avuga kandi ko icyo witaho aricyo kigushyira hejuru atari impano gusa. Muri iki gitabo ati ubuhanga ntibuvuka ako kanya ahubwo ni urugendo rwo kwiga, kwihangana no kwitekerezaho. Reka dusoreze ku gitabo yise The Laws of Human Nature cya 2018. Iki gitabo kirambura ukuntu abantu batekereza, uko bitwara, uko bagengwa n'amarangamutima n'imitekerereze yihishe. Ni igitabo cyigisha gusobanukirwa n'imico y'abantu mu buryo bwimbitse, tukamenya n'ibyo bahisha. Ibikirimo birimo imiterere y'abantu, ishyari, ubwoba, ukwikunda, ubushukanyi, kwihisha ndetse n'ibindi. Iki gitabo gitanga inama ku buryo bwo kugenzura amarangamutima yawe no kumenya y'abandi. Kirimo uburyo bwo kwitandukanya n'abandi bantu babeshya bikakugirira akamaro mu mikorere n'imibanire. Robert Greene muri iki gitabo ati iyo usobanukiye imiterere y'abantu uba umuyobozi w'ubuzima bwawe. Ese hari icyo avuga ku buhanzi? Robert Greene mu gitabo cye The 33 Strategies of War ndetse no mu bindi bitabo bye nka The Art of Seduction na Mastery akenshi avuga ku buhanzi n'ubushobozi bwo guhanga ko ari intwari ikomeye mu rugamba rw'ubuzima. Avuga ngo iki? Ubuhanzi ni urugamba rw'ubwigenge n'ubushishozi. Ubuhanzi si uguhanga ibintu byiza gusa ahubwo ni uburyo bwo gutanga ubutumwa, kugera ku mitima y'abantu no guhindura uko batekereza. Umuhanzi aba ari nk'umusirikare w'intambara, akoresha amayeri mu gutuma ibyo akora bigira ingaruka zikomeye mu mibereho ya muntu. Niba wiyita umuhanzi ntacyo uhanga gihindura abantu, byakubera byiza kubireka. Kuba umuhanzi ni ukumva neza abo ugamije kugeraho, intego y'ibyo uhanze. Nk'uko intambara ikunda gutsinda uzi umwanzi we neza, umuhanzi atsinda iyo amenye neza abakunzi b'icyo bakeneye n'icyo babura. Akenshi Greene avuga ko umuhanzi agomba kuba nk'umujyanama w'ubwenge, agatera inkunga amarangamutima y'abamwumva n'abamureba. Ariko kandi ngo gushukana no kubeshya ni intwaro z'ubuhanzi. Muri cya gitabo The Art of Seduction, Greene avuga ko umuhanzi agomba kumenya gushuka abamureba, akamenya uko yatuma bamugirira ubwuzu, akiyegereza ibyiyumvo byabo kugira ngo bamukurikire. Ibi ni amayeri yo gutuma abantu bumva, bamureba ndetse bagakunda n'ibyo akora. Ati mu buzima bw'umuhanzi kumenya igihe cyo gutanga ubutumwa, igihe cyo guhagarara, igihe cyo guhindura imvugo ni ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane nk'uko ari ingenzi mu ntambara. Iterambere ry'ubuhanzi ntirishingira gusa ku mpano karemano, ahubwo bisaba kwiga, kwitoza cyane no gukosora amakosa buri gihe. Uko umuntu yiga byinshi akitoza, niko agenda agira ubushishozi bwo guhanga ibintu bishya kandi bifite ireme. Ubuhanzi butera imbere iyo umuntu akomeje kwihanganira ibibazo, akirinda gucika intege, agashyira imbere guhangana n'inzitizi zirimo batumva ibyo akora cyangwa babipfobya. Ubutwari mu buhanzi ni ugutsinda izo mbogamizi zose, kandi kubaka umubano mwiza n'abakunzi b'ubuhanzi ni ingenzi cyane mu iterambere ry'umuhanzi. Ubuhanzi si ibintu byoroshye, gutsinda bisaba intego, kwihangana no gukoresha amayeri menshi nk'intwaro mu rugamba rwo gushaka kugera ku ntsinzi. Ubuhanzi ni intwaro yo gutsinda abantu n'ibitekerezo byabo, bukaba urugamba rukomeye cyane. Robert Greene asaba abahanzi kumenya amayeri y'intambara kugira ngo bahange kandi bagere ku ntego zabo. Indi ngingo yavuzeho n'itangazamakuru, asobanura ko amakuru, inkuru n'ibitekerezo bikwirakwizwa binyuze mu itangazamakuru biba ari intwaro zikomeye mu kuyobora cyangwa kuyobya abantu. Aha niho yatangiye avuga ko wagira ubushobozi bwo gucunga cyangwa gutunganya amakuru atangazwa yaba afite ubushobozi bwo kuyobora imyumvire y'abantu benshi. Itangazamakuru rishobora gukoreshwa mu buryo bwo gukwirakwiza ubutumwa runaka bufite intego yo guhindura uko abantu batekereza cyangwa babona ibintu. Aha ngo niho hagaragarira ubuhanga bw'uwumva inkuru, kumenya ukuri n'ikinyoma. Abantu benshi bafite ubushobozi ku itangazamakuru barikoresha mu gutangaza ibintu byinshi bidafite ireme, ubundi bakarigenera ibyo ritangaza kugira ngo babone umwanya munini n'uburyo bwo kugenzura isura yabo neza, kwiyoberanya no gutunganya isura mu itangazamakuru. Greene agaragaza ko kumenya uko wakoresha itangazamakuru kugira ngo ugaragare mu isura wifuza ari amayeri akomeye yo kugenzura uko abantu babona imbaraga zawe cyangwa ibikorwa byawe. Ibi birimo gukoresha ibinyamakuru, televiziyo, imbuga nkoranyambaga no kumenya uburyo ushyira ibintu mu buryo bubereye ababikurikira. Ibi kandi byongeraho abakomeye n'abategetsi b'abanyamafaranga bakoresha itangazamakuru nk'urwego rwo guhangana n'abanzi. Greene yerekana ko hari ubwo bakoresha itangazamakuru kugira ngo bace intege abanzi babo. Ati ibi ntibica mu mucyo, ahubwo babinyuza mu guhindura ukuri kw'amakuru, gukwirakwiza ibihuha cyangwa gutanga amakuru anyuranye ku buryo abanzi babo bibagora kwitabara. Aya ni amwe mu mayeri y'intambara mu itangazamakuru atuma abantu bakomeye cyangwa ibigo bikomeye bigenzura ibiganiro by'itangazamakuru. Aya ni amayeri kandi akoreshwa mu buryo bw'ubwenge kugira ngo abantu babe bamwe mu bafite imbaraga mu
mu itangazamakuru. Ibitabo bya Robert Greene byagiye bigarukwaho cyane mu buryo mpuzamahanga na za leta zitandukanye n'abaturage, bamwe babishyigikira cyane abandi babirwanya. Ibihugu byabihagaritse birimo Ubushinwa. Leta y'Ubushinwa yabujije byeruye ibitabo bya Robert Greene, cyane cyane igitabo yise The 48 Laws of Power n'icyo yise The Art of Seduction. Impamvu nyamukuru ngo byafashwe nk'ibitabo bishobora gutera abantu gutekereza nabi kuri leta, gucamo ibice sosiyete no guhungabanya ituze rusange. Ibi bitabo byanashyizwe ku rutonde rw'ibitabo bibangamiye amahame y'igihugu. Ibindi bihugu nka Iran, Saudi Arabia n'ibindi bihugu bifite amategeko n'amahame yabyo bigenderaho ntibyemera ibitabo bivuga ku mbaraga, ubwirasi, ubushukanyi, amayeri yo kuganza abandi, yewe rimwe na rimwe ntibyemerewe no gucuruzwa ku mugaragaro. Hari abandi bavuga ko ibitabo bya Greene bifite immorality, ubugome bwo mu mitekerereze, kuko byigisha amayeri yo kubeshya, gukoresha abantu no kugambanira abandi mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Amwe mu mashuri cyangwa amaseminari ntiyemera ko abanyeshuri bayo babisoma. Bavuga ko ashishikariza abantu kwikunda, gutinya abandi no kubeshya. Ibitangazamakuru nka The Guardian, New York Times, Forbes n'ibindi muri byo, Greene afatwa nk'umwanditsi utera abantu gutekereza byimbitse, ariko nanone utubahiriza imigenzo rusange y'imico isanzwe. Bamwita philosopher of power and manipulation. Bamwe bamugeranya nka Niccolo Machiavelli wo mu kinyejana cya 16, kuko bombi bavuga ku buhanga bwo kuyobora, gutsinda no kubaho mu isi itoroshye. Ku rundi ruhande ariko, abayobozi mu bihugu n'abayobozi b'ibigo by'ishoramari benshi bavuga ko ibyo Robert Greene yanditse bibafasha mu miyoborere n'imibanire, cyane cyane mu bucuruzi, politiki, marketing n'imibanire muri rusange. Abantu benshi kandi bavuga ko igitabo The 48 Laws of Power cyangwa se igitabo The 33 Strategies of War babifata nk'amasomo y'ubuzima bw'ukuri, aho ibintu byose biba mu buzima ari intambara ya buri munsi. Ibitabo bye byamamaye cyane muri Wall Street, Hollywood, Silicon Valley ndetse n'abahanzi nka 50 Cent, Jay-Z, Kanye West n'abandi bamugaragaje nk'umwe mu batekereza bafite. Nyemerera nsoze nsubira mu magambo ye: niba uri umunyamakuru cyangwa umuhanzi, ujye uvuga ibijyanye n'ibibazo abantu bafite, wibatandukanye n'ibahuriza hamwe. Igitabo cya Greene ntabwo cyigisha ubugome, ahubwo kigufasha guhangana n'isi isanzwe igoye. Ushobora kugikoresha mu kubaka, gutekereza kure no kwirinda guhakwa n'abandi. Itangazamakuru rifite imbaraga nk'iz'intwaro z'intambara, rishobora kwica izina ry'umuntu, rishobora kumwubaka nk'intwari cyangwa kumukura ku ruhando rw'abanyapolitiki yewe n'ubuhanzi. Guma mu rumuri ku giciro icyo ari cyo cyose, ntuzigere wibagirana, ariko witonde ku byo uvuga. Menya guha agaciro abandi, kubaho no kumenya ibyo ukunda. Ujye uganira n'abantu bafite ubumenyi cyangwa bashobora kugufasha kureba kure, maze uhindure uko ubona ibintu. Ibibazo si ibihombo, ahubwo ni uburyo bwo kubona umwanya wo gukora ibishya. Mu buzima bwa buri munsi, jya umenya aho wifuza kugera, ariko wirinde kwerekana kurusha abandi byose. Irinda abakwanga rwihishwa, kuko iyo utabitondeye baragushotora. Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika, azwi cyane ku bitabo bye byihariye bivuga ku mbaraga, ubuhanga mu miyoborere, amayeri n'ubwenge bwo mu buzima bwa buri munsi. Yamenyekanye cyane ku isi yose kubera imvugo ze zihariye zigaragaramo ubuhanga buhanitse, ubusesenguzi bw'amateka, politiki n'imibanire y'abantu. Uyu ni Robert Greene. Mwese muba mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Njye ndi Hussein.